humanity. Hello, just give a helping hand. Hello, if clear visuality. Hello, just need a helping hand. Hello. Yes, tubaha ikaze rero abakurikiye Hidden Universe TV nkuko bisanzwe tugenda tubashakira bahanze batandukanye abashyitsi batandukanye bakora ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero twaba turi kumwe n'umuhanzi ucuranga imiziki itandukanye. Reka wenda dutangiye dusuhuza inshuti zacu zihiri hirya no hino ku isi. Reka dusuhuza abari Canada, Toronto by'umwihariko, abari mu Burayi, mu Bubiligi no mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi, muri Afurika, mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, intara zose by'umwihariko i Kigali. Yes, uyu munsi rero twaba turi kumwe n'umugabo muramubona cyane. Reka n'umuntu mukuru, reka tangira twibwira. Yes, reka rero tuguhe ikaze kuri Hidden Universe TV. Watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Muhawenimana Jean-Yves Didier. Nkabandi umucuranzi wa gitari, nkabandi n'umuririmbyi, nkabandi mukaraza ariko mvuze ngo za kizungu, nagari za kinyarwanda komutera. Yes. Yego. Ngira ngo wenda wibwiye abantu kabisa ku buryo bufunguye. Uragira uti nge ndi umuririmbyi, ndi umucuranzi, mvuza n'ingoma, umukaraza. Bivuze ngo ingoma ariko za kizungu. Yes. Zuta drum set cyangwa se battery mu Gifaransa. Ngira ngo wenda ibi bintu ntago ari ibintu byoroshye umuntu ahita zinduka ngo akore. Ese ibintu bijyanye n'umuziki wabitangiye ryari? Bo nabakiri bijyanye n'umuziki rero ni impano navukanye, burya buri wese agira impano avukana mu buzima bwiwe. Ariko ntabwo ababyeyi banjye bajya babibona gutyo kubona ko ku muziki nyine bakabona ko ari ibintu byiza bakabisaba kujya badukuremo. Ariko burya ntabwo se icyo cyo kikurimo nyine nakoze ndabikora ariko ngo atabishaka. Donc nabitangiye kera cyane rero kuva namenye ubwenge. Kera ngo tafitire muri za murongo 8 na 6 na 7 gutyo. Natangiye ariko nabaye umucuranzi ugize umunyamwuga neza kuva muri 1999. Yego, ngira ngo wenda Didier nkuko bitubwira avuze ati natangiye gucuranga muri za 86. Icyo gihe ufite imyaka ingahe mu byukuri? Icyo gihe nari mfite imyaka muri za tureko nafite hafi muri za 10 gutyo. Yego, nkajya kureba ama repetition ya groupe bitaga Mararungu yakoreraga kuri stade regional ko wacu hari Nyamirambo ara kukivugiza. Nkajya kureba ama repetition zawo nkemana ngatamuka kanko bitariko jewe nkaba nishimije kujya mu mbere ya Thomas yanjye. No kuvuga ngo nkuko tubyumvishe uri umunyamugi, uri umuntu uvuka Nyamirambo bavuga ni utanacuranza umuziki rwose wari kubuhombye. Wenda abantu benshi bakunze kubona umuntu ucuranga avuga ati ko biri kose iyi mpano ishobora kubiva mu muryango. Ese Didier, iyi mpano hari aho waba uyikomora cyangwa ni iyo washidutse ikugwaho gusa? Nibyo koko mu muryango mfite oncle wanjye, donc umusaza wa mama. Yari azi kwikorera gitari akazibaza wenyine hanyuma akamenya kuzicurangira. Rero navuga ko ari imikomoraho. Yego, kuba yajyaga azikora akanazicurangira. Noneho mu bana bose ba famille ninjye nyine yajyaga reka ngafata kuri gitari ye abona akababuza. Njya mu byo motivation yo kugira ngo rero nanjye ncurange. Njya muri motivation nabonye. Yego, birumvikana oncle ni waguhaye motivation kugira ngo ubashe kubugeze ahangaha uri uyu munsi. Ngira ngo wenda nakomeza nkubaza, wambwiye uti ndi umucuranzi, ndi umuririmbyi. Ese uririmba indirimbo zawe cyangwa uririmba iz'abandi? Yego, ndirimba indirimbo inyinshi n'iz'abandi ariko utavuze ko harimo n'izanjye. Yego, ariko inyinshi n'iz'abandi. Igihe zanjye maze kugira zigeze kuri 3 ndakone ebyiri ngo zimaze kugira. Yego, ngira ngo wenda watangira uturirimbiraho nk'imwe ukanaducurangira, kuko buryo umuntu avuze ngo ngewe ndi umuhanzi, ndi umuririmbyi, ndi umucuranzi, bisaba kugira ngo werekane ni ese koko uyu muntu ntarimo no kutubeshya atwereke. Sawa, iyi ngiye gucuranga rero mu buhanzi harimo mu guhanga mu bitandukanye, harimo mu guhanga mu kuririmba no mu gucuranga. Rero indi mu giye kubacurangira ni ya Bob Marley yitwa No Man No Cry. Ariko ngiye nakoze amanota atandukanye n'iya kera niyo abantu bazi. Amanota ngiye ni imbere biti cyanjye bafite yo muri jazz kwa. Igenda gutya.
seat in a government yard in Kigali town. Oba serving them hypocrite. I say would mingle with the good people we meet. Yeah, yeah. Good friend we have, or good friend we've lost. Hello, the way in this great future. You can't forget your past. So dry your tears, I say, and no woman, no cry. Yeah, no woman, no woman, no cry. Yeah, say no woman, no cry. Yeah, no woman, no woman, no cry. Yeah. Wow, urumva ko ni ibintu biryoshye cyane. Urumva ukuntu uhindura amajwi y'iriya ndirimbo No Woman No Cry ya Bomare. Urumva ni ibintu biryoshye cyane. Ngira ngo ese urabona abantu benshi bakora uyu muziki bawubyaza umusaruro. Ese wowe wambwiye ko umaze gukora ebyiri zawe ubundi ukaririmba iz'abandi, byumvikane ko ari na kuririmba iz'abandi byo wakoze cyane kurusha ibindi, kuko urumva niba umaze kuririmba ebyiri umaze imyaka 10 20 n'ingahe cyangwa se 30 ucuranga, birumvikana ko ushobora kuba ukora iz'abandi. Ese ibi bintu bibyaza umusaruro? cyane rwose cyane urumva natangiye urumva ngo nekara kubwiye ababyeyi ntago babyumva ukuntu umuziki bakumva ko ari ibintu bitazambera bizima. Noneho babone ko ibintu bimaze kuba seriye muri za 2002 ubwo natangiye kuba umunyamwuga 2009 nkora kuri hoteli yitaga Hotel Mwana Meridien. Noneho muri za 2002 gutyo nibwo nashije kubakamo inzu yanjye giti cyanjye hari ku Kacyiru. Noneho mvuye mu rugo ndiye mu nzu yanjye babona ko byabonye ko bitoroshye. Numva rero nyuma yaho ngaho barakoze ndakora nakinzu ndayuzuza mvanamo ngira ndashaka kunsinga urugo, nshaka umugore, turabyana abana bari kuri 6 ndabigisha byose va mu muziki. Ndumva korera umuziki navanyamo inzu ngavanamo bana ngavanamo umuryango. Numva nake nawunganya. Yego. Yes. Ukuvuga ngo kuva muri 99 nibwo watangiye gukora nk'umwuga kabisa. Urumva ko kugira ngo umuntu abashe kubaka inzu mu mujyi wa Kigali ashake, urabizi gushaka bisaba ubushobozi, ubyara abana unabarihira amashuri babashe kwiga. Urumva ni ibintu bikomeye cyane. Yes. Wenda umbwiye ko ubikoze kuva icyo gihe, urumva biragutunze birumvikana, ariko umuntu yakwibaza ese urabona niba afite abana nk'umwana we mukuru yabangana gute? Umwana wanjye mukuru yavutse 1999 n'ubundi ubungubu yiga boye ko na yaje ageze mu mbere muri Kiste. Yego go afite hafi za 20 combien nabone ko bumva ubutse 19 ubwo afite 21 no 21. Yego. Yes, wenda igituma nari nkubajije ibijyanye n'abana nagira ngo menye ngo ese mu by'ukuri mu bana bawe 6 nta baba baragukurikije gucuranga gitari? Bo urumva mu by'ukuri wo cye kumukobwa afite mu batoya afite umwana nk'abana banye babiri banyuma batoya nibo mbona bakunda umuziki. N'abandi bo rwose umwe yihebeye ibintu by'amashanyarazi nabyo yiga, karakunda gusenga cyane. Abandi nabo mbona ntazi ibyo barimo, ariko abana banjye 3 batoya nibo
ubona bashaka tugiye kuko iyo dukora repetition mu rugo no wandi ruhande indirimbo zose baba bazizi donc ntabwo ko bimeze kwa. Ese abo bana bato ubona nibura hari ugerageza kuba yacunga nka gitari yego rwose. ubwo n'ubu ufite imyaka ingahe? Uwo nguwo n'ufite imyaka 5 yitwa Aretha Franklin. Yego ashobora kwicuranga neza kabisa nk'agacuranga nk'indirimbo neza ko butera ariko arifata ujya ufata gitari gutya no kumenya kugira gutya ku migozi nanone n'ubundi buhanga. Ntabwo ushaka gutya imigozi n'ikorete ngo uvuge kandi iriho rero ko ugenda bikitinga kaza kamwe papa mananye ncurangiyeho nabwo mbona ko ari byiza kwa. Tubona ko nibura afite ubushake bwo kuba nawe yawujyamo. Wajye mugande fata ko nyine wenda kazaga utakiye kwa buto yari bugereho ariko ndabigisha. Yego. Yes. Wenda mbere yuko dukomeza wabanza ko ducurangira nk'imwe mu ndirimbo zawe bwite wihimbiye tukabona gukomeza. Indirimbo yitwa Umutima Nama. Nayikoranye n'umuntu bita Staff Sergeant Robert. Robert uriya Kabera. Robert Kabera yego Robert. Tuyita Umutima Nama. Igenda gutya. Mutima nkunda tumara n'igihe ndahamagara ukaza tugasangira agakawa ubw'igiparu ngicyo mubwira ibyanaha nawe ukambwira useka uterega ndabizi ubwo nkatuza ubwo muri njyewe kuko umutima nkunda kandi nkunda ntunyumva igihe nkukeneye ntacyo nakora utazi nta n'icyo mbwira nanga niyo mpamvu nishimye reka nabibabwire reka nahanike mbibabwire kuko umutima nkunda kandi nkunda ntunyumva igihe nkukeneye ukunda abandi ntiwirate ukuri umutima nkunda mutima nama ntacyo unyima ntiwusabye mbega we umutima nkunda mutima nama mutima nkunda ntacyo unyima ntiwusabye mwiza we umutima nkunda mutima nama mutima nkunda iryo ni ryo jambo mfite nyumva di umutima nkunda mutima nama mutima nkunda mutima nama mutima nkunda. Yes, urumva ko ni indirimbo iryoshye cyane wumva hari indirimbo za kera bajya bita ngo ni karahanyuze wumva ko harimo akantu nange sindoje ubundi urumva rero muze kugira byaka 40 n'ingahe ntabwo buciye mu rubyiruko ukaba watenda no kuba washesha kangohe no kuvuga ngo nubundi tara yawe nubundi gendana n'igihe ziriya wumvaga nubundi kiragiye yego ariko utavuze ko n'incyaka nako nzazi imenya ni cyashya ariko ntago zikunda cyane kuko ubega burya ibihe nyine n'ibyabyo ngiye nyine nibaza cyane ku ndimbo za kera yego wenda dukomeje umuntu yakwibaza ese watangiye umuziki wawe bwite ese ufite gahunda yo kuba wahagarika wenda gucuranga iz'abandi ugatangira gukora izawe bikajya kuba byajya no kuri album? Mbo igitangaje rero sinzi burya abanyarwanda bavuze kuri ngo inkono irigiye n'ukuri urumva igihe cyose cyasenze gucuranga sinigeze nekeza kwenda muri studio ishwi ariko ureba ngo muri corona muri covid-19 iyo kazi gahagaze byose bikabura kuri ubuzima bwakoze nko buhagaze
nibwo nabonye ko kujya kujya mu ndirimbo ubwo rero kuba deja nazikoze cyo ni cyambere deja ubu hari nize ko bitimano yo kwandika cyane indirimbo n'amamelodi yazo ubu maze kugurisha indirimbo zigeze kuri 2 zo nanditse deja umva ko deja makambo amokano ka revenue gakeya rero ndizi nazo nzakomeza muri zindi kugira ngo ubushobozi bugenda buza ngakora album ubwo nzayamenye ibyo kuri windi nyuma yaho nyine ya yes ni ukuvuga ngo uragira uti muri iki gihe gitoya muri aya mezi 2 3 4 5 amaze tutabasha gukora kubera COVID-19 nibwo natangiye gutekereza ko nshobora gukora izanjye bwite kandi byarakunze yes byarakunze baze byakunze maze gukora 2 hari ingi hari nini ya corona nuvuga ngo ufite n'idivuga kuri corona ni ukuvuga ngo ese zaba zifite amashusho cyangwa n'amajwi gusa zifite bo yumva yengera kwagenda Robert na Sange Robert ntagiye ashaka muri studio yo iracyari audio nono iyo ngiyo yindi ya corona ntabwo nakora amashusho kuko amashusho arahenze sinabona amafaranga ariko hari uburyo bakora bakabata amafoto bakakoramo video niyo nakoze rero nayo iri kuri YouTube channel yanjye nuvuga ngo indirimbo zageze no kuri YouTube niyo gusa imaze kugeraho ahubwo se YouTube yawe nihe kugira ngo nibura abantu bajye banayikurikirana yego YouTube yanjye ni Didier Jean-Yves Muhawenimana Didier Jean-Yves Muhawenimana niyo YouTube channel yanjye nuvuga ngo hari himwe cyangwa hari ebyiri hari himwe kugeza ubu ngubu hari himwe iyo ngiyo nyine ya corona hoshi ikita corona hoshi ubwo nyine ni makwanga n'ingiyi bitagenda Sange Robert nayo nzayishyiraho ni ukuvuga ngo abantu rero bayumve iyo YouTube yawe bagende banakore subscribe bakomeze banayireba yego ni Didier Jean-Yves Muhawenimana ni YouTube channel yanjye niyo hariho iyo ndimbo ya corona hoshi nanakangurira abantu kumva ko bafite mu butumwa bukumva corona hoshi nayiririmbye donc nyere rimbaga ngari true story kumvuga mu byo nagiye mbona kubera corona hoshi nyine kubera COVID-19 hanavugamo n'ukuntu bagomba kuyirinda tugomba kugenda kwanza twese hamwe karaba intoki gusiga bintera byose urumva bihuje n'ikibazo none ngiye kukubaza uburyo corona yaba yarafix ubuzima bwawe n'umuziki wawe muri rusange urumva nuturirimbira iyo ngiyo corona hoshi n'ubundi urabunsubije ikibazo cyanjye kuko cyane ko uvuze ko ari true story yes urumva corona yangoze nabi cyane kabisa kuko urumva nimba narakoraga nkakora iminsi yose mu cyumweru uretse kuwa mbere gusa nashobora kuba nakwinjiza ku cyumweru amafaranga ageze ku 1,000 mu cyumweru kimwe mu mafaranga ku 1,000 rero bigasinye ukajya muri cyangwa mu shuri y'abana andi ugashaka kuri famille ugashaka kuri konte gatoya rero byatangiye tubona ko ibintu bizashira kumbi cyaje kize gutsimbarara umva bafite kuri konte yose ashiraho danaguza birarangira ubu deja ndi down urumva deja kujya nande ko n'abashuri kurira abashuri y'abana bizambera ikibazo kongera kubona kandi kazi none ku mahoteli cyangwa ku mabara ko amabara nayo yaragiye ahomba ku mahoteli nazo bagiye bahomba donc njyewe cyangwa se tuvuge artiste musicien abenshi bimaze bitoroshye bimaze bigoye cyane bigoye sinzi ko no kugira ngo zabisohokemo cyakoze turashimira y'u Rwanda yabashije gutekerezaho hari inkunga yaduhaye tubakwishyira kugira ngo nyine dufashe kubyutsa umutwe ariko none n'abartiste byo turi benshi c'est pompa ntabwo ke gusaba abacuranzi buriye n'abantu bakutiriye babandi badoda imyenda nabo n'abartiste utikubera iki buriya ari abantu bajya tuvuga bagabona abantu bakavuga umartiste ariko batazi artiste cyari cyo buriya definition nyayo y'umartiste artiste ni umuntu ukreya œuvre ya esprit yiwe bivuze ngo iki icyo esprit yawe yabashije gutekereza wowe ukagikora icyo gihe uri umartiste peu importe abo bandi bakora ibiti aba sculpteur abatailleur twebwe abacuranzi abashushanyi ibenshi ubwo rero amafaranga waduhaye cyangwa se turashimira Leta y'u Rwanda kuko nyine yaduhaye nabyo ariko rero
nyine numva ko nyine tuzagana gutya ameze bazageraho aho tuzagera nabo bazihangane kandi nubwo yaba make uko byagenda kose asunika iminsi bien sûr yego niyo tubagende gushimira ko bagize ategereje kubana nayo bakayaduha twamunganye wo kubashimira nyirangwenda baturirimbira kuri iyo ndirimbo bita Corona kugira ngo unasubize cyane ibibazo hari ibindi bibazo babibaza ku buzima bw'umuhanzi no n'iyi minsi iyo ndirimbo nayo iraje dusubize Minduri ubuzima Corona we muzakazi ndetse n'ibitaramo Corona hoshe waramemukiye ndashaka ukuntu wagenda umbujije ingendo z'idakamaro muzakazi ndetse n'ibitaramo Corona hoshe waramemukiye ndashaka ukuntu wagenda karaba intoki neza n'isabune kenshi cyane karaba neza ambara neza agapfukamunwa ndatunashyiramo metero twese turwanye COVID-19 wanyigishije abantu menya n'inshuti menya abakunzi ndetse n'abaraho Corona hoshe waramemukiye ndashaka ukuntu wagenda wanyeretse ibara ry'icyaka uko risa menya amabanga menshi ya mucoma Corona hoshe waramemukiye ariko kandi ndashaka ukuntu wagenda karaba intoki neza n'isabune kenshi cyane karaba neza ambara neza agapfukamunwa ndatunashyiramo metero twese turwanye COVID-19 ngira ngo indirimbo iraryoshye byatari noneho ugera kuri chorus nanjye nyine kuko umva iyo turi chorus nanjye ndirekura kuko mba ndi gutanga ubutumwa bw'uko abantu bagomba kuyirinda kugira ngo tuyishimwe nyine twese tuzagirwanye tuzongera duhire imbere mu buzima yararangiye tukiri bazima niyo mpamvu nayigize vivante kugira ngo n'abantu barusheho kuyumva bumve ko nyine kwirwanya ari ngombwa kuri buri wese yego ngira ngo wenda nkuko bitubwiye umuziki wabyezaga umusaruro mu buzima busanzwe bwa buri munsi urambwiye uti ngewe ubu natangiye no kuririmba izanjye bwite ku giti cyanjye nambwiye uti nko nihira igihe ngira ngo wenda wadusezeranya abakunzi bawe abagukurikira cyangwa se n'abazagukurikira kuko byanze bikunze hari ubikubone bwa mbere akumva ibintu biraryoshye akavuga ati reka ntangire nkurikire wenda utubwira uti ngewe umuziki wanjye ubu ngubu noneho nawufatiye umurongo umeze gutya ese ngiye gukora izanjye ngire naho ngira album mbese nije mu muziki ku buryo nkora izanjye zibe nyinshi nkora album ese iyo gahunda waba uyifite bo urumva gahunda mbere yabanje kuza no kubyaza umusaruro iyi quarantaine twagiyemo nibyaje umusaruro na gitari yanjye nandika indirimbo sadukandika indirimbo nukandika amagambo yayo nkashaka melody yayo iyi ngo ni step ya mbere maze kugenda tugeze hafi muri 10 na zingahe muri zo ngize ariko nangwe ko maze kugurishamo ebyiri maze kuzigurisha uko abantu bakajya bayumva bakambwira bati indirimbo abantu bamwe bahanze nashatse kuvuga ahangaha bati indirimbo rwose twumvikane ndayishaka byahora ko nanjye rero ndi muri beze ko nshaka amafaranga ngwane y'abantu zara amafaranga nta kibazo urumva rero deja step ya mbere no kuzihimba iya kabiri rero no kuzisohora najye birahenze urumva indirimbo tanga mu 100 cyangwa make asohoka 80 kugira ngo ukorere audio kugira ngo ne video ni mu 300,000
make ashoboka nayo none ubu ngubu nta kazi mfite donc nizo ngwana zose nzi ko nzikora nange mboya nibitangaza bibaye tego sinzi ko nago ubwo bigenda ubwo rero gahunda yirahari ariko mbonye ubushobozi bivuze ko rero gahunda ubundi mfite niyo kubuza umuziki wanjye konesheje makeya ariko mu kigenda gukora nabwo mbyaza umusaruro nkora ndebeta mpimba izindi zimwe ziza nkazandika nkazirikodinga nkazibika nsejame yego nuko nyine nyibikora. Yes, urabona wambwiye uti ngewe maze guhimba zigeze muri 10 na zingahe ariko zimwe nazigurishije bivuze ngo nubundi reka twibaze ngo Didier ni isoko ry'indirimbo badashoboye kwihangira izabo bakugana ukabahereza. Mfite indirimbo nyinshi cyane mba 12 kandi mba nzamashije guhimba numva ngo ibidirimbo harimo abantu bahimba butima no kwandika akabona bagira impano yo kuririmba no gucuranga ngiye mfite byose jewe ndayihimba mu magambo anashakira melody washaka ko nayo gucanya muri studio nayo gucurangira ya hanyuma nawe ukagisha nyine umva nyine ukashira ukwishyura ubwenge bwanjye nyine ukwishyura wenda niba atari ibanga indirimbo nk'imwe igiciro cyayo ukuvuga ati ngewe indirimbo yanjye nanditse ntabwo ishobora guca munsi y'amafaranga urumva ubwo cuzi bw'indirimbo ntabwo nari busanzwemo sana nabuzi gusa nyine kwa kuntu mfata record ukayifata igitara mu rugo macuranga gutya fata telefone nkafata nk'recordinga nkumvusha umuntu numva ukuntu bimeze noneho umuntu wa mbere ngo uri indirimbo yangu ntabwo ndivanga kugira ngo umutekano wese namuvuga kubera ko wenda nashaka ko kumenyekana ariko umuntu wa mbere ngo uri indirimbo naramwumvishije arambwira ati Didier ndashaka kugira ngo iyo ndirimbo nikugurire ati sobanca ngahe ndamuganiye rero sinzi nagusha wowe n'undi n'umukire n'umuntu ziko n'undi ntabwo nigeze mubonana yajyaga zakafata zo ku bundi buryo arangije arambwira ati nyorereze ati naza koza agafanta kuri telefone mbona mu 80 basi ndavuga ni voilà ingini imana ivuye mu ijuru ndapfuka hasi ndabona imana yanjye yakoze kuma ino mano ivuye mu ijuru ubwo rero nimba ari umuntu wenyine aribiza kamayo ngayo anambwira ati bimeze nabi nayo mbashije kubona urumva ko rero ubutaha ni yagize uri ukunda byajya hejuru yayo ngayo kuko urumva nuvuga ngo niba yarayaguhaye akuvuga ati ibintu bimeze nabi urumva ko indirimbo ndumva ngo composition yawe burya nuvuga ngo buri muntu afite kwa composer urumva composition yawe ishobora kuba ifite agaciro gakomeye yamuguye kumva nawe no musaza nawe mu kigena wenyine nawe arakuze arakuze nawe nyine mu myaka shakora ndotaho gatoya rero guyanjye yamukozeho noneho ayama we yazi ko rero yemera ahubwo urumva kumva ingenda nabuze nahubwo yose na uko sinategeza ko ashaka kumereza ubwo bituma noneho mbiha agaciro ko kubyo nkora hari abishimisha kandi bikabikora ku mutima hari ubwo rero hagize undi nawe wa kabiri nawe simuvuga kubera ko sinzi kuvuga ko byaba ari byiza nawe yamaye amafaranga ari hafi yayo ngayo kandi batavuganye yego nanjye kandi nta namuciye ntungane wowe reba uko bimeze umbwire nyine umereze ungenere ariko ubu ngubu umaze kubona ko ibyo nkora c'est bon harimo akantu ahubwo ndaje nkomeze mu mbaraga cy'imbaraga ndetse ko bizagenda mbona uvuga ngo bamaze kugura indirimbo ebyiri kandi bagwa amafaranga afatika nagushimishije bivuze ngo Didier ubu ngubu ni isoko rya composition umuntu ufite impano yo kuririmba atazi gucuranga atazi no gukompoza ashobora kuzuka mu kompoza indirimbo ukamuhereza kuwe gusa yambwira ati kuri sije runaka nashaka sije runaka cyangwa se ngamakozo ngifite karebamo gafita kumva cyangwa se kangatisha kuri sije runaka na melody runaka na beat runaka ndabimukorera cyane rwose ubu ngubu bago bishobora cyangwa nanagana mu nako nabikora nk'umwuga nabyo kuko kubujya ngo kuri stage canyi abantu bisawe nk'uko nabikora mbere sinzi ko biri afanga rero buri mu marero ngiye kwiga nk'umunyamwuga agenda ariko indirimbo nyinshi zikorera arrangement neza kuri gitari asigaye nzigurisha kiye ku isoko yego ngira ngo rero abakurikiye Hill the Universe TV turi kumwe na Yves Didier akaba ari umuhanzi umucuranzi byose acuranga gitari acuranga ingoma
urumva ko mu muziki mu by'ukuri arawufite. Yes, niwe turimo kuganira uyu munsi. Ngira ngo wenda twigire mu buzima busanzwe, wenda Didier nshobora kukubaza utubazo dutandukanye. Didier mu buzima busanzwe ubundi umuntu utakuzi kavuga ati ngewe Didier, umuntu utanzi namwisobanurira gutya, umubwira uti Didier ni muntu ki? Didier rero, Didier ni umuntu usanzwe nk'abandi bose, nyine ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu ukunda abantu bose, kuko n'ubundi nuko nanababwiyeho nigeze kugira dreadlocks, niyo mpamvu ubona abantu benshi banze ku izina rya Rasta. Urumva nigeze kugira dreadlocks, malheureusement naje kugira uruhara, nsanga nakundaga yacitse ku musego. Ndabona ko imyaka itabyemera nzikuraho. Alors kuba rero Rasta bivuga urukundo. Yes. Donc urukundo rero uswe n'agategeko Imana y'abantu bakurikize. Donc Didier ni umuntu ukunda. Ukunda surtout amahoro, ngakunda umuziki wanjye, ngakunda famille yanjye, ngakunda entourage yanjye, ngakunda n'umurimo wanjye wo gucuranga. Yes. Uwo ni Didier. Yes, Didier rero nkunda kubaza abantu aho basengera bagahita bambaza ngo wowe usengera he? Icyo kibazo baje ni kiza cyane. Ariko cyo gusubiza bamfata kandi katari gatoya. Kuko nigeze kuba ho nsenga mu bakatolike. Yes. Hari amusesha Ruhanga Nyamirambo. Naye n'umuhereza. Ariko rero ni mutoya. Ariko uko nkura ngareba ibyo byose mu Bibiliya n'ibintu bakwigisha ngasanga nagari kimwe, ngasanga naguri guhura neza. Rero nza kureba nsanga ibyo twigisha atari byo, harimo kubeshya ku buryo bwinshi butandukanye. Yego. Noneho nza kureba nsanga ntabwo nabikomeza kujya gusenga, kubera ko urumva reka ngusaba impamvu. Iyo uvuye mu rugo iwawe ugiye gusenga Imana mu rusengero ubwo ari rwose, donc uba utaye Imana muri wowe ukajya gushakira ahandi hantu hatariho. Ibyo ngibyo sinabikora rero. Nzi neza ko urusengero rw'Imana ruba mu mutima wanjye. Nawe se gusenga ahandi kujya kumara iki? Kandi Imana iri mu mutima wanjye ntibishoboka. Urumva najyagize mu butango Manuel Imana turi kumwe, nyine turi kumwe, ntabwo biri kumwe nawe, ndi kumwe naje giti cyanjye nabone bose ku giti cyawe. Yes. Niyo bandi bajya bari banandirimbo bakira bajya baririmba, gifata umwanya wiherere maze usenge ubwawe n'Imana yawe. Kujya mukanisa yandi rero batanga amafaranga byose byumvikane ko kugeza uyu munsi Yves Didier nta dini agira. Ntacyo. Nigeze kuba mu katolike, ariko ntabwo nyine mu katolike, ubu ngundi umunyarwanda. Yego. Wenda ikibazo nifuzaga kukubaza uko biri kose wambwiye ko ukunda abantu, urebye uburyo mu madini batura n'uburyo wenda hanze wagiye ubikora nyuma yuko uvuye mu idini ukavuga ati ngiye buri idini ryanjye n'umutima wanjye. Urebye amafaranga umaze gutura kuva icyo gihe, ubona bibaye ngombwa ko ari nk'ayazubaka inzu z'abamo ugeze mu ijuru yabangana gute? Wazatura mu nzu imeze gute? First of all ngira ngo nemere ijuru. Yego. Urambaza uti kubera itemere ijuru. Buriya reka nkwereke. Aho ngo mbaje ku birugi Imana ushatse umucokoje cyane. Uti kubera iki? Buriya ari ibintu bibiri. Hari Imana nyamana. Yes. Hakabaho n'Imana mpimbano. No, Imana nyamana ntabwo igira opposant, ari shitani. Kuri njyewe Imana ntabwo igira Imana nyamana, Imana y'ukuri ntabwo igira opposant. Usavdira umuntu uyirwanya cyangwa se yego nkuko twigisha mu madini. Imana mpimbano rero ifite opposant, ari shitani. Et puis Imana nyamana ntabwo ikeneye umukozi, byose irabyikorera kuko irabishoboye. Mu gihe zimwe batwisha mu madini zo zikenera abakozi, nyamurabizi ko abakozi barafite akari benshi cyane, abakozi b'Imana ugenda ubumva. Donc umva ikintu kidafite n'abashaka kitamvikana neza, ko tuzi ko Imana ari supernatural, ifite n'akazi gasanzwe. Imana yaremye isi, karema ukwezi, karema iveri yose. Wayikorera iki? Ntacyo. Wayirwanya uhereye? No, iyo ni Imana.
noneho shitani rero nayo ibara tutazi ko itugisha kuri meze gutyo ngo yabakoze ngo abantu bakora shitani kisigegemera gutyo system supernatural nimbi nabaho ariko no pause kabugusanire rero Imana y'ukuri niyo yaremye ibi byose tubona ku isi nkuko tuyibona ubundi yajya bajyamba bamwe abantu banga bajya bavuga ngo iyo wakoze ikintu cyiza ntabwo ugomba kujya kuyisobanura ukoresheje amasaha 3 cyangwa amasaha 4 ahubwo akomeza guceceka ibyo uzakoze bikivugira ese ibyo Imana yakoze rero byo birivugira nta kindi abantu bajya kwivugira umva rero yandi rero ibimbo imimbano ni ya yindi idutera ubwoba si nudakora iki ntubona iki ni categorique yes nudatora imitura runaka ntabwo uboneye ntabwo bicaye gomorerwa nutagira gutya umucuzuguye nzakuhana nzakwica bakongera bati kandi Imana urukundo iyo ugejemo neza hari ukuntu ugejemo neza wumva ugenda uvumbura amayera arimo bikaba dukoze ikiganiro cyabyo gusa wenda tuzagushaka dukora ikiganiro cyihariye kuri iyi ngingo wenda reka dukomeze ubwo urumva niba umbwiye uti gutura iki ijuru ubwo aho wamaze kunanira ni birebire cyane rwose byo buriya ibyiza ngiye nasubira ku Bunyarwanda bwacu yego ku Bunyarwanda bwacu twe tuzi ko Imana ibaho dufite za kirazira zacu mu buryo bwacu rega burya Imana ntabwo igomba kuza isi forume y'indi mico y'ahandi bajya kujya kundi yemere kandi nzi ko ufite umuco wawe no ntabwo bakuza muri ubwo buryo nudakora iki ngiki mu buryo bwacu urawucitse rababaye uriya story y'amadini no mu Rwanda no kuntu baduciriye umuco no kuntu badushyize mu bindi bintu ni yuma nyine n'ikiganiro kindi tuzagushaka tuganire kuri iyi ngingo wenda reka rero tubabwira abakurikiye Hidden Universe TV uyu yari Jean Yves reka nawe tumushimire ariko dusoza aturimbire indi ndirimbo imwe ahisemo noneho adusezere. Okay, tukacuranga iyi ngiyi ni indirimbo bacuranze kera yitwa Marebe n'Imena. Mu bantu nzi bayikoze harimo ba Masamba, harimo ba Muyango, ariko iyo nkunda ni iyi ngiyi. Hari byinshi tutabashije kumenya, umuco gakondo w'abasokuru none twararutashye. Amarebe n'Imena tubahamagaye mwese iwacu. Kinshasa, Kampala na Abuja, mukuye kuya kwetu, tutacheza vya kwetu, tutaimba mwimbo ya furaha. Afrika wote tunapendana sana, none gasha wigeze wumva ingoma zayo gasha nayo Kiyote master ukutanangati na iye niwigore mwivugire mu Kinyarwanda. Amarebe n'Imena tubahamagaye mwese iwacu. Kinshasa, Kampala na Abuja, mukuye kuya kwetu, tutacheza vya kwetu, tutaimba mwimbo ya furaha. Afrika wote tunapendana sana.
Yes, Yves Didier rero arakoze cyane, ngira ngo akaryoshye ntigahora mwitama. Reka tumubwire ngo asezere ku bakunzi be, anababwira imishinga yiri imbere mu muziki, ubundi dutangiye dukurikira umuziki wenyine nk'abakunzi be, abamubonye bwa mbere, hari n'abasanzwe bamuzi, ngira ngo gira icyo babwira dusoze. Yego rero DJ nyine nkuko nababwiraga ni umucuranzi utunzwe n'umuziki gusa, nucuranga mu mahoteli, muri za bars zitandukanye, mu makwe, mu anniversaire, ahantu hose hashoboka turacurangira bitewe n'umuziki mushaka turacurangire. Hanyuma rero nkaba mboneka kuri nimero 0788 74 34 44. Mfite YouTube channel yanjye ya nyine Didier Jean-Yves Muhawe n'Imana, akaba nawe uzajya mukura ibihangano byanjye mfite. Ndumva ari byo ngibyo. Yes, abari bakurikiye rero Healed Universe TV, reka tubabwire ngo abakoze subscribe mukomeze murebe video zacu, murebe ibiganiro byacu, kuko muraba agaciro. Abatarayikora namwe mugerageze mukande kuri subscribe, mukande like, muna sharing, muhereze bagenzi banyu kugira ngo bashe kubona ibiganiro byacu. Nge nari Bright, iyi ni Healed Universe TV. To heal the world.